Ibihe byiza kuri mwese mwakoze subscribe ku Gaseke k'Amakuru official, nizera ko bumeze neza cyane. Uyu munsi turi kuwa gatanu, itariki ni 12 ukwezi ni ukwa gatandatu. Muri aya masaha rero ngira ngo murabizi ko ibyanyu muri ya style nabibahaye, ariko twumvikanye ko tuzatugira umwanya wo kuganira tukarebera hamwe icyo umuntu yavuga ko ari nk'amakuru agezweho ari macaracara muri kano karere, ariko no mu Rwanda bitabujijwe ko hari ibyihutirwa cyangwa se hari ibivuzwe byihutirwa burya dushobora kubiheraho nta wamenya. Aka Gaseke k'Amakuru mujye mukora subscribe, mukoreshe na comment, munarayikinge kugira ngo abantu benshi bakamenye. Hanyuma rero tuze twicare tuganire duhanahane amakuru. Hanyuma rero mu gihe wenda ntaza kujya mu busesenguzi, umwanya wenda wa update cyangwa se amakuru agezweho ari macaracara muri kano karere, umuntu abanza guhera mu Rwanda ujya gutera uburezi arabwibanza. Mu Rwanda inkuru y'ibivugwa cyane uyu munsi, mu bitangazamakuru by'inanga mu Rwanda ni nuko umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Kagame asanzwe ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, yasabye ba ofisiye bakuru bagera ku 108 barangije amasomo mu ishuri rya gisirikare rya Nyakinama kurangwa n'ubutwari, ubushishozi ndetse no kugira intego bayobora mu nshingano zabo za buri munsi. Uyu muhango waberaga mu karere ka Musanze, aho ngaho i Nyakinama kwa ruguhimpamya bushobozi abasirikare nyine basoje ayo masomo. Mu ijambo rya Perezida Kagame yavuze ko nubwo amasomo bahawe yabongereye ubumenyi n'ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye, aho indangagaciro 3 z'ingenzi buri muyobozi agomba kwitoza ku giti cye. Urumva ntabwo nagenda nk'izo ndangagaciro tutazivuganyeho. Hanyuma rero mu bitangazamakuru ngira ngo abantu banabikurikiranye, ati hari ibintu ishuri bidashobora kubigisha, ahubwo mugomba kwitoza ubwanyu. Icya mbere ni ubutwari. Wano umukuru w'igihugu ati mu ishuri bakwigisha ibintu byinshi, wakwiga siyansi, wakwiga ubumenyi, wakwiga ibiki byose, ariko ikintu cyitwa ubutwari umuntu aracyitoza ku giti cye, nta muntu ukiga. Hanyuma rero ati ntabwo buri gihe muzabona ibisubizo cyangwa se icyizere cy'ibizakurikiraho, ariko ubutwari nibwo bufasha umuyobozi gufata ibyemezo bikwiye nubwo haba hari urujijo cyangwa se igitutu. Yakomeje avuga ko icya kabiri ari ubushishozi mu gufata ibyemezo. Ukajya gufata ibyemezo washishoje, apana abantu twajyaga twumva mu myaka yashize, ariko ikoranabuhanga nagakenya wa mugani w'abandi abantu basinyaga blank paper ngo ugenda uyuzuriza ugasinya ugateraho ukashuka uvuga uti ndagiye mwuzuze, ugasanga wuje ibintu bitafite umurongo. Hanyuma rero yanavuze ko icya kabiri ari ubushishozi, nimaze kukivuga, kubera ko inshingano ziyongera ari nako ingaruka z'ibyemezo bifatwa ziba nyinshi. Ati ubushishozi bwubakwa n'uburambe, gukorana n'abandi ndetse no kwemera kwigira ku makosa kugira ngo umuntu abashe gukosora aho bikenewe. Umukuru w'u Rwanda yavuze rero ko ikintu cya gatatu ari intego isobanutse umuntu aba aharanira. Ati intego ituruka ku kumenya neza icyo urwanira. Ku Rwanda iyi ntego ishingiye ku kurinda abaturage n'ubusugire bw'igihugu cyacu, niho ishingiye no gukomeza urugendo rwo guhindura igihugu cyacu cy'u Rwanda. Aha ngaho urumva habwirwaga n'abasirikare ba fande biba byoroshye. Umukuru w'igihugu yibukije bariya ba ofisiye ko ikibazo kitakiri ukumenya niba bashoboye kuyobora, ahubwo ari uburyo bazakoresha ubwo buyobozi. Ati izi ndangagaciro ukoresha tuzigomba kugaragarira mu bikorwa bya buri munsi kandi zigahora zongererwa imbaraga. Perezida Kagame yanibukije abasirikare ko izina n'icyizere ingabo z'u Rwanda zifite bitigeze biboneka kubw'impanuka, ahubwo ko byubatswe mu myaka myinshi binyuze mu murava, imyitwarire myiza ndetse n'ubunyamwuga. Yanibukije kandi ko isi ikomeje guhinduka bitewe n'ikoranabuhanga rishya rigenda rigaragara n'ibibangamiye umutekano bishya, bityo ko abasirikare bagomba gukomeza kwiga ndetse no kwiteza imbere. Ati mugomba kwibora mufite ubunyangamugayo kandi ntimuzigire muhagarika kwiga no kwiteza imbere. Umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama yitwa Brigadier General Andrew Nyamvumba yavuze ko abanyeshuri 110 ari bo bari batangiye amasomo, ariko 2 muri bo ntibabasha kuyarangiza kubera impamvu zitandukanye. Mu barangije amasomo harimo abofisiye 20 baturutse mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda, mu gihe abandi bose ari abo mu ngabo z'u Rwanda. Muri uwo muhango kandi umukuru w'u Rwanda yashimiye ibihugu byohereje abofisiye babyo kwiga mu Rwanda, avuga ko umubano n'ubufatanye byubakwa hagati yabo bifasha mu kongerera imbaraga ubufatanye mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano. Hanyuma kandi nashimiye abarimu b'iri shuri n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda ku ruhare rwabo mu gutuma iri shuri rikomeza gutanga amasomo ku rwego rwo hejuru.
mu bahembwe nk'abahize abandi mu masomo umwanya wa mbere ukanwe na Lieutenant Colonel Waiteri Kageruka wo mu ngabo z'u Rwanda, Lieutenant Kano Waiteri Kageruka. Urumva yari inkuru igezweho, birumvikana. Umukuru w'igihugu izo mpanuro buriya bintu bitatu rega buriya nyakubahwa Perezida Kagame yavuze ntabwo ari abasirikare gusa, buriya buri muntu wese arabikeneye. Ikintu cyitwa ubutwari, umunyarwanda aho hava akagera, yaba nawe udukurikiye, twese dukeneye ubutwari, dukeneye ubushishozi mu myanzuro dufata kugira ngo tugire igihugu nyine gifite aho kiva n'aho kigana kandi heza. Ibyo kandi ndagira ngo ndatekereza ko ngomba kunabikomozaho gato cyane ku bijyanye impinduka zabaye muri guverinoma muri kino cyumweru. Ngira ngo mwarabibonye ko umukuru w'igihugu yakoze impinduka muri guverinoma, muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Minisitiri ndetse n'uwari umunyamabanga wa leta barirukanwe, basimburwa na minisitiri mushya Murwanashyaka Damien, ndetse kugira ngo hanagaragazwe uburyo iyi minisiteri ihabwa imbaraga, byabaye ngombwa ko ihabwa abanyamabanga ba leta babiri. Icyo ngicyo ndatekereza ko ubwo abantu bumva icyo gisobanuye. Ubu turi muri 2026 yagezemo hagati, hanyuma turi muri gahunda ya NST2 2029. Ese intego zo kugeza ibikorwa remezo ku Banyarwanda, intego igihugu cyihaye cyane cyane muri iyi manda, abantu bari kubigendamo bate ku buryo muri 2029 ibintu bizaba byose biri tayari, biri ku murongo, amazi n'ibiki byose? Ngira ngo muri iyi minsi ikintu cyitwa amazi cyabaye ikibazo gikomeye. Amazi cyabaye ikibazo gikomeye. Wenda ubu turi mu mpeshyi, umuntu ashobora kuvuga ati ni mu mpeshyi undi amazi akunze kubura, ariko hari n'abandi bantu yaba mu mvura yaba mu mpeshyi yaba hehe, abantu batuye muri Kigali ibaza ariko aho amazi ashobora kubura muri Kigali. Ubwo izo mbaraga zose zashyizwemo no kugira ngo nibura muri 2029 ikibazo cyitwa amazi kibe cyarangiye. Hanyuma ntitwabura kuvuga n'ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi. Umuriro w'amashanyarazi nawo umaze iminsi ari ikibazo n'aha ngaha, kuko ngira ngo murabizi ko cyangwa mukunze no kubibona, umuriro ubura mu gihugu hose pe. Saa 12 umuriro ukaba uragiye i Kigali, uragiye mu ntara, uragiye ku Gikongoro, uragiye Cyangugu, uragiye Kibuye, Gisenyi. Ubwo ndimo ndavuga ibintu by'intara gutyo muri ubwo buryo, ariko ubwo urumva ni Nyamagabe, Nyamasheke, Rusizi na Rubavu n'iki byose. Ariko ubwo urumva nanone erega biriya bintu by'amazina kuvuga ko nyine abantu bahita babyibagirwa cyangwa bagira gutyo, biriya byo usanga bigoranye kubera ko nk'inzego cyangwa nk'inzego cyane cyane za Kiliziya Gatolika ngira ngo ntabwo zipfa guhindura n'iki byose. Ubwo rero ntekereza ko ubu icyo abantu bashobora kwitega muri Minefura, imishinga y'ibikorwa remezo ihari isa n'iyadindiye, ntabwo gusa no kudindiye, iyadindiye. Ibijyanye n'imihanda reka data, ntekereza ko minisitiri mucyo w'ibikorwa remezo agomba kumva cyane ikintu cyitwa imihanda mu ntara y'Amajyepfo. Muri ntara y'Amajyepfo nta kindi bivugiye, si uko wenda ari uko wenda ariho nkomoka cyangwa ariho minisitiri akomoka, oya, ni hamwe mu hantu ubona ikintu cyitwa ibikorwa remezo bifite ikibazo pepe, cyane cyane ikintu cyitwa imihanda. Ngira ngo abantu bazi ikintu cyiswe mu ntara y'Amajyepfo, muzi ikintu cyiswe koridoro y'ubukene. Koridoro y'ubukene ubanza hari imirenge igera kuri 12 yo muri Ruhango, Nyamagabe, akandi kari Ruhango, Nyamagabe, kandi kari nakahe kuzi aha nk'igice cya Muhanga n'iki byose. Icyo gihe ku bwa Fande CG Emmanuel Gasana cyitegeka Amajyepfo, basibuye iyo mirenge, ubona ibikorwa remezo byasubiye inyuma. Muri minsi yashize twahoze tuvuga tuti noneho ibiraro byaraguye n'iki byose, usanga kugira ngo uzabone nk'akarere ka Muhanga, akarere ka Ruhango na Nyamagabe, ikiraro cyabahuzaga reka data. Ubwo kuva nk'inyamagabe ujya ikaduha usanga reka data. Nikireza ko intara y'Amajyepfo ku bijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane by'imihanda ni bike pe, ni bike cyane. Umuntu wese ngira ngo yavuga murumva uko bihagaze. Ntabwo wenda nshaka kwinjira muri byinshi cyane, ni ibintu biri aho ngaho bivugwa, izo bantu bagomba kubimenya. Hanyuma izindi mpinduka zabaye muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, kuko minisitiri yasimbuwe n'uri PS muri iyo minisiteri. Iriya minisiteri niyo yakunze kuvugwamo ibintu byinshi, kuko Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda buriya hakunze kuba ibintu by'ibibazo cyane cyane by'ibiciro, ariko ifite ibigo byinshi bishamikiyeho. Ariko iyo ugiye kureba usanga ibibazo tugira ku masoko
ibibazo byose tugira ku inangaha mu biciro mu biki byinjira ibintu biri aho ngaho, iyo urebye urumva nyakubahwa minisitiri oya ni nyakubahwa wahoze ari minisitiri ubu noneho ni bwana mbese Sebahizi, uretse ko nta miyobora ikote ka meme ntabwo twamwambura iki cyubahiro kubera ko ibyo yagezeho ushobora gusanga no muri generasiyo 100 cyangwa 500 bitazakunda. Burya yagiye muri ya minisiteri y'imi ibibazo n'ubundi bisanzwe by'umuceri, abantu bazi aferi y'umuceri na saga z'umuceri, biriya bintu ntabwo byigeze bikemuka. Hanyuma n'ugiyemo asanzwe ayikoramo, urumva RPS amakuru menshi aba yafite ubwino bwose yarabufite, ariko ntekereza ko buriya abanyarwanda dutegereje kureba ikintu cyitwa ya gahunda bita uruganda iwacu. Gahunda bita uruganda iwacu, impamvu wenda nyikomojeho kugira ngo ntaze no gutinda cyangwa se nkarambirana, ni ibintu leta yashoyemo amafaranga byo kubaka inganda muri buri duce, muri buri turere hirya no hino mu gihugu. Ibintu biragenda bigonga urukuta, biraferinga, ibintu nk'ibyo ngibyo biza kurangira n'umusaruro w'abaturage niyo wabonetse uba ikibazo cyangwa se ugapfa gusa. Ntekereza ko Minisitiri Marie uko byagenda kose akeneye gukosora ibyo bintu, ariko ikibazo cy'umuceri minisitiri, ikibazo cy'umuceri ni hatari, ikibazo cy'umuceri ni hatari, na wa musaruro upfa ubusa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu biri aho. Ariko muzanadukurikiranire n'aya mabwiriza mukunze gutanga ameze nk'imvura y'intuzo. Harya mvura ikuba gato ikaza abantu bakirukanga kubita rimwe bigahita birangira bahita gute? Ntabwo ni ukuntu bahita muze kwikira muri comment. Kurya inyama ngo imaze amasaha 24 muri firigo, ibyo bintu Rika yabitangaje rimwe, niba hari uko nawe buragarika hisa nirukanwa nk'ibyo byose muri yasaga y'Rusizi, ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo muzaturebera uko bihagaze, muzaturebera uko bimeze. Ibibazo byo birimo, ariko impinduka buri gihe nyine ntekereza ko zihora ari ngombwa kuko mu nyungu z'abaturage. Muri rusange ibyo mu Rwanda washaka yakubwira ko wenda ibyari bigezweho ni ibyo ngibyo, abakeneye ko bisesengura tuzareba niba bizakunda, abantu bakajya bafata umwanya runaka bakagira umwanya wo gusesengura n'iki byose, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu nk'ibyo urebye n'ibyo. Hari ibintu byinshi nyine ubona byari bikeneye ko habamo ubwo ngubwo. Ahangaha kugira ngo wenda ntaza guteza polemique, ntabwo navuga ngo izi mpinduka wenda ngo zari zikeneye byagenze gute, uko byagenze ngira ngo nanabivana mu mpanuro z'umukuru w'igihugu abwira abasirikare buriya n'abasivile, ariko ibyinshi ntekereza ko buriya tuzabyumva mwirahira. Ariko buriya hari umudayimoni wateye mu nzego zacu z'ubuyobozi, abanyarwandakazi, ikintu cyitwa kudakorana mu bayobozi bo mu Rwanda. Iki kintu kibamo, ikintu cyitwa kudakorana. Ntabwo nshaka kujya kuvuga ibintu byinshi, ngira ngo murabibona ko nta gahunda y'ibintu byinshi mfite, ariko bijyanye no kudakorana burya usanga atari byo, akaza no kuvangavanga no kuvangirana, ugasanga umuntu ashaka kujya mu nshingano zose icyarimwe, kandi burya ntabwo nashobora ibintu byose. Icyo nacyo burya gishobora gutuma abantu batihuta uko byari bisanzwe. Hanyuma ikindi ni niyegura rya depite wari depite Ikitegetse Venuste, wari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku itike y'urubyiruko, yari muhagarariye urubyiruko. Bwana Ikitegetse Venuste ntabwo bavuze ko ngo yeguye ku nyungu, ni ku mpamvu ze bwite, ariko kugira ngo tutaza guteza polemique muri kino kigoroba cyangwa se muri iki kiganiro, natwe hari ibintu tutaza gutindamo cyangwa tutaza kwinjiramo cyane. Gusa biravugwa, amakuru byanze bikunze abavugwa, kuko buriya ni umuntu w'urubyiruko. Turebye uko ubuzima bumeze hano hanze, tukareba na chômage, tukareba na ese hari ama offre d'emploi cyangwa se na hari akazi, hari amatangazo y'akazi, bahemba iki cyatuma umuntu ava mu nteko? Ese urumva hari ubuntu bwa ese bwinshi cyane bugerekeranye. Ari depite mucuti wanjye rero, nawe yahoze ari depite, gusa iyi aferi ya Ikitegetse ntabwo nshaka kuyijyamo kubera ko hari inzego zibijejwe zizayigiramo, hari inzego zibishinzwe zizayigiramo, kuko amakuru nikurira ahantu bucece, harimo ibintu byaba bigize icyaha bijyanye n'imyitwarire,
ngo ku Muhima ngo harahiye niko bivugwa. Ntumbaze ngo hatwitswe n'iki byagenze gute, ntabwo nshaka kujya kubyinjiramo, gusa biba bibabaje kubona abantu b'urubyiruko nyine bajya mu nshingano ugasanga ntibikunze. Ngira ngo murabyibuka ubushize muri manda ishize y'inteko ishinga amategeko yacyuye igihe yasimbuye niyo twatuye muri 2024. Ngira ngo murabizi ko habayemo ikibazo cy'ubusinzi bukabije muri parlement. Abantu bavuye mu nteko icyo gihe kubera ubusinzi harimo Honorable Gamaliel Mbonimana dogiteri. Nkunda n'ukuntu yitwara ku mihanda, by the way yaraje ahanga umurimo n'akarimo arigisha muri kaminuza ku mihanda ibiki n'ibiki, ahubwo nzamwegera nge nitereka nk'uku nananagemo bya bintu bya Gama Travel byo kugura amatike no kugurisha amatike hirya no hino ku isi. Gama ari mu bantu basinze kuva nari mu bantu basinze icyo gihe bava mu nteko ishinga amategeko. Hanyuma n'undi musore wari uhagarariye urubyiruko witwaga Kamanzi nawe abadepite bagiye mu ngendo bazenguruka igihugu anywera i Butare, bamufatira i Butare ngo yaruhamije baranamufunga, ndetse amakuru naje kumenya nuko ashobora kuba yareguye ku mpamvu ze bwite ariko ari muri kasho yo kubera kunywa birangira yeguye. Undi muntu wasinze ninde ni Habiyaremye nawe yarasinze, ntanamuhamagaye none se wari wanyweye zingana gute, aravuga ati ndakusabye, yaranyisabye ariko nawe byavuze ko yari yaranyoye. Ariko icyo nakundiye Habiyaremye ari ikintu yagaragaje ati ariko ahantu mwadufatiye ntago nari giye nyine kumwe n'abandi bantu, kuki mutabirukanye? Abantu bari bahari icyo akora narabamubajije ubanza ese ko ngiye kurondogora kandi numvaga mfite akanya gato. Umva murashaka ko nzajya nkicara ngaha tugasesengura cyangwa ni bimwe byanyu tuzabyihorera? Yari kumwe n'abantu barimo abameya n'abavisi meya, hirukanwa depite wenyine. Ibyo nabyo byabaye akarengane. None rero ikindi kintu, Honorable Mucuti wanjye Gama ajya kuri social media ku rubuga X rwose ari Twitter ati nyakubahwa Honorable Ikitegetse Venuste, warakoze cyane kubwo kuzuza inshingano zawe ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector. Ubwo nibwo butumwa Honorable wahoze ari depite Dr Gamaliel Mbonimana, ubwo butumwa yamuhaye ati warakoze cyane ku kazi wakoze ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector cyangwa se mu rwego rw'abikorera. Abantu rero ukuntu abantu bagoye barushya bamuze batese angahe ndasoma udukomenti dutoya. Abantu bamuze bati none se ninde wabyanditsera? Nta wundi ni Mama Sipiro. Ati nawe se byagenze ko akundi kwera bya bindi umutarama akaza neza muri private sector ni waneza. Uyu ni Mama Sipiro wasubizaga Honorable amubaza niba nawe byagenze ko akundi kubera bya bindi. Ubwo ariko kumubaza tese nawe yeguye ku mpamvu ze bwite kubera umusa, kuko Honorable Mbonimana yasezeye kubera umusa. Nani kubera bya bindi cyakora ntago yamusubije. Abandi bati nawe se yari yarisomye nkawe se, ati muhe nyine akazi. Hanyuma ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Uyu nguyu ninde? Ni Papa Buhinja. Ahangaha ndajya mvuga amazina y'ukuntu abantu uzanzwe tubaza, ariko n'abantu bakomeye by the way. Ubwo mvuze Mama Sipiro, mvuze Umurerwa Marie wahoze ari umunyamakuru atarajya guteza imbere Sipiro. Papa Buhinja ni mu Rwanashyaka Evariste muri Canada. Ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Soba Club ni nka ONG umuryango utari wa leta washinzwe na Dr Gamaliel Mbonimana nyuma yo kuva mu nteko ishinga amategeko, ugamije gukangurira abantu kureka isindwe kuko nta cyiza cyaryo. Hanyuma nyuma yaho yanditse n'igitabo cya Mbonimana Gamaliel yakise ngo kiti, igitabo cya Mbonimana Gamaliel yanditse igitabo akimara kuva mu nteko, yanditse igitabo ariko nacyo gikangurira abantu kureka inzoga. Kanze nshake ndebe niba nshobora kukibona ahangaha.
imbaraga z'ubushishozi niko yakise. Iyi ndakibonye rwose. Yanditse igitabo akimara kuva mu nteko ishinga amategeko kubera ubusinzi. Yanditse igitabo yise imbaraga z'ubushishozi. Niba ari the power of being sober, ibintu nk'ibyo. Ashimira munenye kubaha umukuru w'igihugu. Ese nayo kitegetse nawe turaza kubona hari artwork ashyira hanze wenda izagaragarizamo gusa ibyo numvise ejo hari umuntu twoze tuvugana, ariko urumva ntabwo uko byagenda kose yarasitaye n'undi muntu wese yasitara, nta mpamvu yo kujya gutarama, urumva se. Gusa nyine byaravuzwe, hari ibyavuzwe. Gusa ikigaragara cyo bazarebe niba ubundi muri Rwandan Parliament, muri Parliament yacu hajya haba umuhango bavuga nka induction cyangwa se kujya gukangurira abantu kwinjiramo. Ariko se abamo abantu b'abamenta. Impamvu nibaza ikintu cy'abamenta, dufata urugero nk'uyu muhungu ikitegetse, ni umuntu w'umusore, yari umwana mutoya w'umusore. ushobora gusanga nta kazi yakoze gahemba nk'ubudepite. Ushobora gusanga aribwo akiva ku ntebe y'ishuri, ko ndumva yari nk'umuyovu volunteer, rwa rubyiruko rw'abakorerabushake. Abantu bacu bavuye ku ntebe y'ishuri n'inzara n'inyota n'iki byose na incertitude y'ubuzima buri hano hanze, yisanze agiye mu nteko. Umuntu utarigeze wenda atunga miliyoni 10 ze, simvuga wenda kuri uyu nguyu, ndavuga mu buryo bwa rusange, cyane cyane nk'aba urubyiruko, yisanze ageze mu nteko ishinga amategeko, kuri konti ye buri kwezi ashobora kwinjiraho nibura muri za miliyoni nke z'ayo mafaranga. Bamujyanye mu Kagera Motor, bamufatishemo imodoka 0 kilometre wenda ya miliyoni 50 bitewe niyo yaba yahisemo. Uwo muntu aracyafite amanyamanyama, afite amashagaga yo kwemeza urubyiruko bagenzi be, aracyatereta ibishoboka n'ibidashoboka, aracyagize gute. Urumva ni umuntu mushyashya kuri scene politique, ni public figure, nta nabizi niki. Abo bantu tugira abantu bashobora kuba mentoringa ku buryo umuntu ashobora kumenya uko yitwara hafi aho ngaho. Kuko iyo mbitekereje ari gihe nsanga na enthusiasm. Dufata urugero nk'ubu ngubu mpaye akazi kampemba nk'umuriyoni w'amafaranga, nanjye ubwo urumva umushahara nshobora kuzamera nka babandi tujye twumva nkazanjya ku kazi ari uko amafaranga yashize, kandi nshobora kuyarya umunsi umwe cyangwa se iminsi 2. Ubwo muraje mwe tuvuga se nta miliyoni ukorera mu Rwanda. Abantu bakorera miliyoni mu ntoki barabarika, mwabishaka mutabishaka. Abantu bakorera miliyoni nk'umushahara mu Rwanda barabarika, ntabwo ari abantu benshi cyane. Ibibazo rero tuzakomeza kubigira mu gihe cyose hatabayeho uburyo dufasha aba bantu, kuko ubwo urumva nagiye abantu mbere na mbere umaze kwinjiramo, ubwo bageze kumenyana n'abantu bo ku rwego rwo hejuru. Nta muntu mu kigero kimwe uhari mu ngana, nta kiburi muravugana n'abantu bakomeye gusa, uronurabure uratambuka aho abandi bantu badatambuka n'iki byose. Basore ni batagira guidance bizarangira n'ubundi ibibazo nk'ibi ngibi tubibona. Agenda akora ayo makosa ashingiye ku kuba yarahereye hejuru atarigeze ahera hasi. Ariko nyine umvise ko Gama ambwira ati karibu mu rwego rw'abikorera. Ubwo tutegereze ko wenda mu bikorera hari icyo avanyemo amaze imyaka 2 ese yari kirimo, ariko ashobora no gusaba akazi cyangwa se akanagahanga. Abayobozi bacu mukunze kutubwira guhanga umurimo. Ubwo reka dutegereze ko nyine namwe niba mugize ibyago, ntabwo ndi kubyishimira ko ntabwo ndi bujye gusimbura honorable, ariko ubwo ntekereze ko ya gahunda yo guhanga umurimo idafite abantu, itareba bamwe ngo abandi bareka. Mugomba kuduha urugero bya bintu mwatubwiraga bigatangira, nyine tugatangira tukareba niba bishoboka cyangwa se bitazashoboka. Ndumva uku kwegura ntabwo abantu bashatse kubivugaho. Ibyo abantu bavuga ni ibintu nyine, nta muntu uri gutagira abantu bavuga, nta muntu utagira abantu bavuga, byanze bikunze twese baratuvuga nyine. Ariko ibintu bamuvuzeho numvise atari ibintu byiza, ndetse biramutse ari ukuri byazazamo n'amadosiye tukumva inzego zigenza ibyaha zitangiye kugenza n'ibyaha. Ariko ubwo urumva message yumvikanye,
ikivugwa urebye umuntu yavuga ko wenda ari icyo ngicyo. Ibyo mu Rwanda ndatekereza uwabaha ibyo wabarekera ibyo ngibyo, ibyo mu Rwanda wabarekera ibyo ngibyo, hanyuma tukajya muri bya bindi dukunze kwivurugutamo ibyo muri kano karere tutaza gutindamo cyane, kuko muri kano karere turaza gutinda cyane muri Kongo Kinshasa. Uyu munsi habaye ibintu by'imyigaragambyo ikomeye, ikaze, ikakaye, ibintu nk'ibyo ngibyo, ko habayemo no gukomerekara, ibintu biri aho ngaho. Iyo urebye urumva nyakubahwa minisitiri, oya ni nyakubahwa wahoze ari minisitiri, ubu noneho ni bwana mbese Sebahizi, uretse ko nta miyo uri kote kameme, ntabwo twamwambura iki cyubahiro, kubera ko ibyo yagezeho ushobora gusanga no muri generasiyo 100 cyangwa 500 bitazakunda. Burya yagiye muri ya minisiteri y'imi ibibazo n'ubundi bisanzwe by'umuceri, abantu bazi aferi y'umuceri na saga z'umuceri, bya bintu ntabwo byigeze bikemuka. Hanyuma n'ugiyemo asanzwe ayikoramo, urumva yari PS amakuru menshi aba yafite, ubwino bwose yarabufite. Ariko ntekereza ko buriya abanyarwanda dutegereje kureba ikintu cyitwa ya gahunda bita uruganda iwacu. Gahunda bita uruganda iwacu, impamvu wenda ngikomojeho kugira ngo ntaze no gutinda cyangwa se nkarambirana, ni ibintu leta yashoyemo amafaranga byo kubaka inganda muri buri duce, muri buri turere hirya no hino mu gihugu. Ibintu biragenda bigonga urukuta, biraferinga, ibintu nk'ibyo ngibyo biza kurangira n'umusaruro w'abaturage niyo wabonetse uba ikibazo cyangwa se ugapfa ubusa. Ntekereza ko Minisitiri Marie uko byagenda kose akeneye gukosora ibyo bintu, ariko ikibazo cy'umuceri ikibazo cy'umuceri ni hatari, na wa musaruro upfa ubusa, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu biri aho. Ariko muzanadukurikiranire n'aya mabwiriza mukunze gutanga ameze nk'imvura y'intuzo. Harya ya mvura ikuba ikaza abantu bakirukanga kubita rimwe bigahita birangira, bahita gute? Ntabwo ni ukuntu bahita muze kwikira muri comment. Kurya inyama ngo imaze amasaha 24 muri firigo, ibyo bintu Rika yabitangaje rimwe. Niba hari uko nayoboraga Rika hisa nirukanwa nk'ibyo byose muri ya saga y'Rusizi, ibintu nk'ibyo ngibyo nabyo muzaturebera uko bihagaze, muzaturebera uko bimeze. Ibibazo byo birimo, ariko impinduka buriya nyine ntekereza ko zihora ari ngombwa, kuko mu nyungu z'abaturage. Muri rusange ibyo mu Rwanda washaka yakubwira ko wenda ibyari bigezweho ni ibyo ngibyo. Abakeneye ko bisesengura tuzareba niba bizakunda, abantu bakajya bafata umwanya runaka bakagira umwanya wo gusesengura n'iki byose, ibintu nk'ibyo ngibyo, ibintu nk'ibyo. Urebye n'ibyo, hari ibintu byinshi nyine ubona byari bikeneye ko habamo. Ubwo ngubwo ahangaha kugira ngo wenda ntaza guteza polemique, ntabwo navuga ngo izi mpinduka wenda ngo zari zikeneye byagenze gute. Uko byagenze ngira ngo nanabivana mu mpanuro z'umukuru w'igihugu abwira abasirikare buriya n'abasivile, ariko ibyinshi ntekereza ko buriya tuzabyumva mwirahira. Ariko buriya hari umudayimoni wateye mu nzego zacu z'ubuyobozi, abanyarwandakazi, ikintu cyitwa kudakorana mu bayobozi bo mu Rwanda. Iki kintu kibamo, ikintu cyitwa kudakorana. Ntabwo nshaka kujya kuvuga ibintu byinshi, ngira ngo murabibona ko nta gahunda y'ibintu byinshi mfite, ariko bijyanye no kudakorana burya usanga atari byo, akaza no kuvangavanga no kuvangirana, ugasanga umuntu ashaka kujya mu nshingano zose icyarimwe, kandi burya ntabwo nashobora ibintu byose. Icyo nacyo burya gishobora gutuma abantu batihuta uko byari bisanzwe. Hanyuma ikindi ni iyegura rya depite, wari depite Ikitegetse Venuste, wari mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku itike y'urubyiruko, yari muhagarariye urubyiruko. Bwana Ikitegetse Venuste ntabwo bavuze ko ngo yeguye ku nyungu, ni ku mpamvu ze bwite, ariko kugira ngo tutaza guteza polemique muri kino kigoroba cyangwa se muri iki kiganiro, natwe hari ibintu tutaza gutindamo cyangwa tutaza kwinjiramo cyane. Gusa biravugwa, amakuru byanze bikunze abavugwa, kuko buriya ni umuntu w'urubyiruko. Turebye ko ubuzima bumeze hano hanze, tukareba na chômage, tukareba na ese hari ama offre d'emploi, cyangwa se na hari akazi, hari amatangazo y'akazi, bahemba iki cyatuma umuntu ava mu nteko.
ese urumva hari ubuntu bwa ese bwinshi cyane bugerekeranye. Ari depite mucuti wanjye rero nawe yahoze ari depite, gusa iyi aferi ya ikitegetse ntabwo nshaka kuyijyamo kubera ko hari inzego zibijejwe zizayigiramo, hari inzego zibishinzwe zizayigiramo, kuko amakuru nikurira ahantu bucece harimo ibintu byaba bigize icyaha bijyanye n'imyitwarire. Ngo ku Muhima ngo harahiye, niko bivugwa. Ntumbaze ngo hatwitswe n'iki, byagenze gute. Ntabwo nshaka kujya kubyinjiramo, gusa biba bibabaje kubona abantu b'urubyiruko nyine bajya mu nshingano ugasanga ntibikunze. Ngira ngo murabyibuka ubushize muri manda ishize y'inteko ishinga amategeko yacyuye igihe yasimbuye niyo twatuye muri 2024. Ngira ngo murabizi ko habayemo ikibazo cy'ubusinzi bukabije muri parlement. Abantu bavuye mu nteko icyo gihe kubera ubusinzi harimo Honorable Gamaliel Mbonimana, dogiteri. Nkunda n'ukuntu yitwara ku mihanda, by the way yaraje ahanga umurimo n'akarimo, arigisha muri kaminuza ku mihanda ibiki n'ibiki. Ahubwo nzamwegera njye nitereka nk'uku nananagemo bya bintu bya Gama Travel byo kugura amatike no kugurisha amatike hirya no hino ku isi. Gama ari mu bantu basinze kuva, nari mu bantu basinze icyo gihe bava mu nteko ishinga amategeko. Hanyuma hari n'undi musore wari uhagarariye urubyiruko witwaga Kamanzi nawe abadepite bagiye mu ngendo bazenguruka igihugu, anywera i Butare, bamufatira i Butare ngo yaruhamije, baranamufunga. Ndetse amakuru naje kumenya nuko ashobora kuba yareguye ku mpamvu ze bwite, ariko ari muri kasho yo kubera kunywa, birangira yeguye. Undi muntu wasinze ninde ni Habiyaremye nawe yarasinze, ntanamuhamagaye none se wari wanyweye zingana gute, aravuga ati ndakusabye, yaranyisabye, ariko nawe byavuze ko yari yaranyoye. Ariko icyo nakundiye Habiyaremye, ari ikintu yagaragaje ati ariko ahantu mwadufatiye ntago nari giye nyine kumwe n'abandi bantu, kuki mutabirukanye? Abantu bari bahari icyo akora narabamubajije ubanza se ko numva ngiye kurondogora, kandi numvaga mfite akanya gato. Umva murashaka ko nzajya nkicara ngaha tugasesengura cyangwa ni bimwe byanyu tuzabyihorera? Yari kumwe n'abantu barimo abameya n'abavisi meya, hirukanwa depite wenyine. Ibyo nabyo byabaye akarengane. None rero ikindi kintu, Honorable mucuti wanjye Gama ajya kuri social media ku rubuga X rwahoze ari Twitter, ati nyakubahwa Honorable Ikitegetse Venuste, warakoze cyane kubwo kuzuza inshingano zawe ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector. Ubwo nibwo butumwa Honorable wahoze ari depite Dr. Gamaliel Mbonimana, ubwo butumwa yamuhaye, ati warakoze cyane ku kazi wakoze ubwo wari umudepite, tuguhaye ikaze muri private sector cyangwa se mu rwego rw'abikorera. Abantu rero ukuntu abantu bagoye barushya, bamuze bati se angahe ndasoma udukomenti dutoya. Abantu bamuze bati none se ninde wabyanditsera? Nta wundi ni Mama Sipiro. Ati nawe se byagenze ko akundi kwera bya bindi umutarama akaza neza muri private sector ni waneza. Uyu ni Mama Sipiro wasubizaga Honorable amubaza niba nawe byagenze ko akundi kubera bya bindi. Ubwo ariko kumubaza ati se nawe yeguye ku mpamvu ze bwite kubera umusa, kuko Honorable Mbonimana yasezeye kubera umusa. Nani ni kubera bya bindi cyakora ntago yamusubije. Abandi bati nawe se yari yarisomye nkawe se, ati muhe nyine akazi. Hanyuma ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Uyu nguyu ninde? Ni Papa Buhinja. Ahangaha ndajya mvuga amazina y'ukuntu abantu uzanzwe tubaza, ariko n'abantu bakomeye by the way. Ubwo mvuze Mama Sipiro, mvuze Umurerwa Marie wahoze ari umunyamakuru atarajya guteza imbere Sipiro. Papa Buhinja ni mu Rwanashyaka Evariste muri Canada. Ati yarya muyobozi Soba Club ko ntaherutse kuyumva. Soba Club ni nka ONG umuryango utari wa leta washinzwe na Dr. Gamaliel Mbonimana nyuma yo kuva mu nteko ishinga amategeko, ugamije gukangurira abantu kureka isindwe kuko nta cyiza cyane. Hanyuma nyuma yaho yanditse n'igitabo cya Mbonimana Gamaliel yakise ngo kiti
igitabo cya Mbonimana Gamariyeri yanditse igitabo akimara kuva mu nteko, yanditse igitabo ariko nacyo gikangurira abantu kureka inzoga. Kanze nshake ndebe niba nshobora kukibona aha ngaha. Imbaraga z'ubushishozi niko yakise. Ndakibonye rwose. Yanditse igitabo akimara kuva mu nteko ishinga amategeko kubera ubusinzi. Yanditse igitabo yise Imbaraga z'ubushishozi, niba ari The Power of Being Sober, ibintu nk'ibyo. Ashimira munanye kubaha umukuru w'igihugu. Ese nayo kitegetse nawe turaza kubona hari artwork ashyira hanze wenda izagaragarizamo gusa ibyo numvise ejo hari umuntu twaze tuvugana, ariko urumva ntabwo uko byagenda kose yarasitaye, n'undi muntu wese yasitara, nta mpamvu yo kujya gutarama, urumva se. Gusa nyine byaravuzwe, hari ibyavuzwe. Gusa ikigaragara cyo bazarebe niba ubundi muri Rwandan Parliament, muri Parliament yacu hajya haba umuhango bavuga nka induction cyangwa se kujya gukangurira abantu kwinjiramo. Ariko se abamo abantu b'abamenta. Impamvu nibaza ikintu cy'abamenta, dufata urugero nk'uyu muhungu ikitegetse, ni umuntu w'umusore, yari umwana mutoya w'umusore. ushobora gusanga nta kazi yakoze gahemba nk'ubudepite. Ushobora gusanga aribwo akiva ku ntebe y'ishuri, ko ndumva yari nk'umuyovu volunteer, rwa rubyiruko rw'abakorerabushake. Abantu bacu bavuye ku ntebe y'ishuri n'inzara n'inyota n'iki byose na incertitude y'ubuzima buri hano hanze, yisanze agiye mu nteko. Umuntu utarigeze wenda atunga miliyoni 10 ze, simvuga wenda kuri uyu nguyu, ndavuga mu buryo bwa rusange, cyane cyane nk'abo urubyiruko, yisanze ageze mu nteko ishinga amategeko, kuri konti ye buri kwezi ashobora kwinjiraho nibura muri za miliyoni nke z'ayo mafaranga. Bamujyanye mu Kagera Motor, bamufatishemo imodoka 0 kilometre wenda ya miliyoni 50 bitewe niyo yaba yahisemo. Uwo muntu aracyafite amanyamanyama, afite amashagaga yo kwemeza urubyiruko bagenzi be, aracyatereta ibishoboka n'ibidashoboka, aracyagize gute. Urumva ni umuntu mushyashya kuri scene politique, ni public figure, nta nabizi niki. Abo bantu tugira abantu bashobora kuba mentoringa ku buryo umuntu ashobora kumenya uko yitwara hafi aho ngaho. Kuko iyo mbitekereje ariye nsanga na enthusiasm. Dufata urugero nk'ubu ngubu mpaye akazi kampemba nk'umuriyoni w'amafaranga, nanjye urumva umushahara ushobora kuzamera nka babandi tujye twumva nkazanjya ku kazi ari uko amafaranga yashize, kandi nshobora kuyarya umunsi umwe cyangwa se iminsi 2. Ubwo muraje mwe tuvuga se nta miliyoni ukorera mu Rwanda. Abantu bakorera miliyoni mu ntoki barabarika, mwabishaka mutabishaka. Abantu bakorera miliyoni nk'umushahara mu Rwanda barabarika, ntabwo ari abantu benshi cyane. Ibibazo rero tuzakomeza kubigira mu gihe cyose hatabayeho uburyo dufasha aba bantu, kuko ubwo urumva nagiye abantu mbere na mbere umaze kwinjiramo, ubwo bageze kumenyana n'abantu bo ku rwego rwo hejuru. Nta muntu mu kigero kimwe uhari mu ngana, nta urimo uravugana n'abantu bakomeye gusa, uronurabure uratambuka aho abandi bantu badatambuka n'iki byose. Basore nibatagira guidance bizarangira n'ubundi ibibazo nk'ibi ngibi tubibona. Agenda akora ayo makosa ashingiye ku kuba yarahereye hejuru atarigeze ahera hasi. Ariko nyine umvise ko Gama ambwira ati karibu mu rwego rw'abikorera. Ubwo tutegereze ko wenda mu bikorera hari icyo avanyemo amaze imyaka 2 yese yari kirimo, ariko ashobora no gusaba akazi cyangwa se akanagahanga. Abayobozi bacu mukunze kutubwira guhanga umurimo. Ubwo reka dutegereze ko nyine namwe niba mugize ibyago, ntabwo ndi kubyishimira ko ntabwo ndi bujye gusimbura honorable, ariko ubwo ntekereze ko ya gahunda yo guhanga umurimo idafite abantu, itareba bamwe ngo abandi bareka. Mugomba kuduha urugero bya bintu mwatubwiraga bigatangira, nyine tugatangira tukareba niba bishoboka cyangwa se bitazashoboka.
ndumva uku kwegura ntabwo abantu bashatse kubivugaho. Ibyo abantu bavuga ni ibintu nyine, nta muntu uri gutagira abantu bavuga, nta muntu utagira abantu bavuga, byanze bikunze twese baratuvuga nyine. Ariko ibintu bamuvuzeho numvise atari ibintu byiza, ndetse biramutse ari ukuri byazazamo n'amadosiye tukumva inzego zigenza ibyaha zitangiye kugenza n'ibyaha. Ariko ubwo urumva message yumvikanye, ikivugwa urebye umuntu yavuga ko wenda ari icyo ngicyo. Ibyo mu Rwanda ndatekereza uwabaha ibyo wabarekera ibyo ngibyo. Ibyo mu Rwanda wabarekera ibyo ngibyo, hanyuma tukajya muri bya bindi dukunze kwivurugutamo ibyo muri kano karere tutaza gutindamo cyane, kuko muri kano karere turaza gutinda cyane muri Kongo Kinshasa. Uyu munsi habaye ibintu by'imyigaragambyo ikomeye, ikaze, ikakaye, ibintu nk'ibyo ngibyo, ko habayemo no gukomerekara, nahawe ni Washington. Nuwo guhindura itegeko nshinga uri kuza wamagana Kisekedi wahaga ujya kuri ambasade ya Amerika aho ukarujya kwigaragambiriza undi wamugani. Ntabwo azogaragambiriza ku nteko ishinga amategeko, urumva byavuye muri Amerika. Kisekedi hariho tuyo turenganya abantu bacu, hari abantu bisanga ari nk'abapagasi n'ukuri zinkubeshye. Bikaba byavuga ko nawe na perezida yisanze nawe nta yandi mahitamo, ntaki. None se yenze nkwe. So wamugani kuki abanyekongo ba Martin Fayulu na Basesango ki batagiye kwigaragambya kuri ambasade ya Amerika ko Tshisekedi yababwiye ko itegeko nshinga aribo bamutumye kurihindura? Ikibazo kirimo urakizi, nuko amasezerano ya Washington ntabwo dokima zagiye hanze. Nta nuzi n'ibyo bababwira ari ukuri. Oya, hari dokima bazanye, ariko ibyo tubwirwa ntabyo tubonamo. Bivuze ngo amasezerano arimo amabanga yihariye akomeye ashobora kubazwi n'abantu. Burasa nabara ni bande, twabara abaperezida batatu na wa damu wayajyanye, ubwo si bane, na Rubio batanu, na Masad Boros gatandatu, na Kayikwamba na Nduhungire bayasinye 8. Abantu 8 bashobora kuba bayazi. Ubwo bivuze ko dushobora kuba dusesengura ibintu bitari byo, twivanga mu bintu tutanazi. Reka nze nkwereke, umuntu aritero yaravuze ngo ngewe twafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda kuko zarenze ku masezerano twasinye i Washington, bakajya gufata Uvira. Ngo barenze ku byo twasinye tariki enye, muri nyuma y'iminsi 5 baragenda bajya gufata Uvira. Bivuze ngo hari aho byanditse ngo gutya na gutya ntimuzarengaho. Mukaba mwaharenze kuko kandi baravuze ngo musubireyo, ngo barabwiye ngo basubireyo, basubirayo. Basubira inyuma. Ariko kumva nanone M23 tubona kuri turi kubona Kanyuka ari gusobanura, ariko ku rundi ruhande tukumva yaba Rubio, Masad Boros baravuga ngo twahamagaye u Rwanda. Ese Kanyuka ibintu asobanura bikuye ko batagiye? Nyine urumva nta gasoma ko ntabwo yavuze ko bavuyemo kubera ubushake bwabo no kugira ngo bare ko hagaruka umwuka mwiza w'ibiganiro, niko yavuze. Tukaba mu gerero wa Uvira tusigiye umuryango mpuzamahanga batekereza ko uzaba. Hanyuma kundi ruhande kumva ndaravuga ati twahamagaye u Rwanda ngo barekurure mujyi kuko barenze ku masezerano ya Washington, baragenda bafata umujyi wa Uvira. Ubwo rero bihari buri muntu wese ni nk'ikibazo cy'ingamba z'ubwirinzi. Perezida Kagame yabwiye ngo buri wese ageze ifata uko ashatse. Yego. Wowe uzifata ute? Wowe uzifata ute? Ingamba z'ubwirinzi ndazizi ariko sinazivugira mu itangazamakuru. Dukomeze. Nuvuga ngo abantu
abantu ibi bintu kubisesengura biba bigoye cyane, kubera ko hari aho tuba umuntu yirinda gukora oruje, yego yirinda gukora za oruje, kimwe nanone uzi ko niba natwe noneho abaye bo muri Kinshasa bahabwa iverisiyo yindi mu gice cya guverinoma, ariko ubwo urumva nabo mu gice cy'inyeshyamba nabo bahabwa verisiyo ya kinyeshyamba. ni ukuvuga ngo aho byakemukiye inyeshyamba ntabwo zari ziriyo, kandi ntabwo zaza ngo zivuga ibintu bya Washington ko zibishyira mu bikorwa nyine. None se ng'urugero ubu ngubu bavuga ko amasezerano ya Washington washimiye u Rwanda ejo Marco Rubio ko ruri gushyira amasezerano ya Washington mu bikorwa. Yego. None se urugero u Rwanda rusaba gukora muri iki gice cya hano si ukubaka imihanda, si ukubaka ibikorwa remezo, si ugutanga guhagisha ko amashanyarazi hari, bya bindi byose by'iterambere. Ko ari wowe uhari se urabibona ko rwatangiye kubikora? None se ni ushaka ngo nimba hari kubakwa nk'umuhanda uzabone minisitiri w'ibikorwa remezo yagiyeyo w'u Rwanda oya uzabona bakanyuka. Hari n'ibintu abantu bajya bibaza ukabona ngo bari kwishimira ngo ko babashije gupezanya n'icyorezo cya Ebola n'ibikoresho byaturutse muri hanze, ukibaza inyeshyamba zitumiza ibikoresho kandi bafite Dr Kaniki, numvise unabisobanura cyane neza. Neza Kaniki atanga komande, ikibuga cy'indege kirakora, hari ibikorwa biba bitagaragara kandi bitanakenewe ko bigira. Amasezerano ya Washington yemerera u Rwanda kubaka imihanda, ibikorwa remezo byose birimo hariya. Ariko se yari yatangira gushyirwa mu bikorwa? Aha, Rubio yashimiye u Rwanda ko ruri kubishyira mu bikorwa noneho. Ariko ushobora gusanga wenda baroroheje ingamba ariko rero Rubio ntituze kumuvugira ibyo atavuze. Yavuze ko biri kujya mu bikorwa ku rwego ruto cyane, ntabwo ari mu buryo bushimishije after all. Ariko ibyo avuga to batweretse bashyira mu bikorwa ni ibikorwa ni ukubaka kiriya gice. Ko nta mufundi se, ariko ushobora gusanga ufite amakuru niwo uri kuri firidi. Ahubwo Olivier, wabonye itangazo rya Kabila? Ntaribonye. Kabila ngo arahamagara abanyekongo niyo nka n'abari mu nda ngo nibahaguruke bamagana umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga, ngo arimo arashaka kwigira umwami wa Kongo. Ushize naguhaye akantu k'umunyabwenge kavuga ngo zimwe mu ntambara zisigaye zivuna abantu ni ukwereka abantu ko byere kubona atari byo. Ese kuki Kabila yarangije manda z'amategeko amwemerera? Aniyongezaho imyaka 2. Itegeko nshinga barihinduye bimutwaye iki ko atayemereye kuba umu actif muri politiki, ko ari mu bihano yahaniwe n'ubutegetsi? Ririya tangazo rye rivuze iki? Ni ukugaragaza yuko ahari. Ntitubizi se? Ni kwerekana ko ahari nta kindi. Ko dusanzwe tubizi kuko n'undi ntafunze. Ngo hazamuye ijwi abantu banze kumwumva. Hariya buriya ari gutakira kuko ahantu hari iriya alarma y'amatanga ahantu hari, ntabwo azajya mu muhanda n'abandi baturage ngo bamutera amabuye mu mutwe nka biriya byabaye kuri ba Fayulu na ba Derise Sanga. Biriya akoze ni ukugaragaza nyine ko hariya kiri actif, agifite imbaraga gikomeye muri politiki, ariko se afite abantu bari buze kumwumva? Arumvwa, abantu be bamukurikiye ubu ngubu basabwe guceceka. Barabagira silence, baraceceka, bavugira ku mbuga nkoranyambaga. Nta nabo wabonye hariya mu myigaragambyo. PPRD ntabwo yagiyeyo. PPRD ntabwo yagiyeyo, hagiye abandi. Abantu kwa Kabila baracecetse, ntabwo bari muri ibi bintu, birinze no kubijyamo.
ikindi bari babahaye message ati ibi bintu birakaze kuko none se urugero impinduka ziri kuba muri Kongo hari umuntu wazirusha amakuru Kabila byanze bikunze uwabaye perezida aba ari perezida nta n'ikigaragaza ko atavugana na Tshisekedi yagiye ku kazi ahabwa uyu mwanya wo kuyobora igihugu ataratsinze abundi bantu babwiye n'abandi no kozerwa batajya bumva iyo babwije ukuri bariwe ngo c'est l'homme mission ari mu butumwa bwananiye Kabila ntiyari kubibasha ubutumwa bwo kubarikaniza kuko iyo urebye ubona ko abanyekongo nabonye bavuga ko sa principale mission ngo ari barikanisation de l'est du pays kandi bazi ko bagendera ku bintu by'inkomoko na za gakondo Kabila bakaba bamudutaho babazaniye wa undi wenyewe wo muri Royaume mu Kongo umuhungu wa Etienne Tshisekedi umuruba wo muri Kasai mindani none bariho noneho ni muri Royaume mu Kongo mwimbere nta umudutaho ubu se iri tangazo rya Kabila ko kiryahuriranye n'imyigaragambyo y'abandi bawupoza umunsi naye yagomba gukora geste Yesu wari he ntago wamenya nimba ari Goma nimba ari Eswatini nimba ari Namibia nimba ari Ethiopia asigaye afite residence nyinshi zitandukanye ariko nkeka ari Goma ko ni nk'urugo rwe ruri ariko Olivier nahoze mbona mu bitangazamakuru by'inaha ngaha cyane cyane muri Bwiza tunasuhuza abahungu ba Bwiza ni abahanga bazi gucuruza media inkuru zabo kuzisoma bisigaye bisaba kwishyura cyane cyane izivuga kuri Kongo iruhande rwanjye hari umuntu unyumvishije wa hafi ye aramenye ngo ari Namibia ntacyo icyo nari ngiye kuvuga nahoze mbona bagaragaza ko ibiganiro byo mu Busuwisi ngo byatewe ipine impande muzanze kumvikana biriya biganiro buriya bizabaho ntibishobora kuba byararangiye kuriye biriya nitabiriye inama zose z'intumwa za M23 zabaga zivugayo zatubwiraga ibyo baganira n'ibyo bagezeho ku bushize bari mbona impa Benjamin atubwiye ati twamubajije ikibazo atari koko nta kintu kimukirwa mu bikorwa kuri iyi nshuro mu iki kiba muhari ikizere ngo reka duhereze wenda ko aya mahirwe ko habayeho wenda akanama gashinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibi bintu by'aka gahenge turi ko hari icyakorwa dufite icyizere naho wenda aka gahenge ntikari gahari ariko nayo nseka cyane ko hari principe zimwe na zimwe tuba tuzi ntabwo leta ya Kongo leta uretse hari nisi Habyarimana yashyizeho zone tampo cyangwa niya babuyoya burya leta iyo yageze ku rwego rwo gushyiraho ishyizeho zone tampo hakabaho guhagarika imirwano ugasubira inyuma ibirometero 5 hakajyamo babandi bazajya bagendamo buriya muri makeya ubutsinze urugamba uba wemeye uri nka leta biba byanze biba byanze noneho Tshisekedi ntago ari muri uwo mujyo ubona ngo we agomba kurwana kora misiyo ziwe kuzarwa n'igishaka kizagende cyose yavuze ngo niba shaka bazagera imbere y'umuryango wanjye hano kuri biro yanjye bapfa kutazamwica gusa rero amasezerano y'Idoha ibintu birimo ni ibintu bidashoboka leta ya Kongo buriya leta ikintu isaba cya mbere urakizi kuko bariya abajya Idoha ba leta ntago bazi match za Washington iyo bagiye kuganira baba basaba ngo M23 nive ibivuye muri Goma na Bukavu bari ibyo basaba urumva ibyo ntabwo byahura baravuze ngo mu byo bazatereta harimo na question de nationalité
kandi iyo nibayigana ngo bayihurizeho bariya abantu baba bavuye Kinshasa bavuga ko M23 ari abanyarwanda bagomba gusubira iwabo. yego Ibyo rero ni ibyo bintu bakereye Washington yakereye ko habaho Doha kugira ngo abantu bazarangare ko Kongo ina M23 kuganira. M23 kwisaba ko ashobora kuzabaho se nka komite international y'abanketeri ku byaha birimo bikorerwa mu Minembwe ubona ishoboka? Ntago bishoboka. Ko bikaze. Ariko buriya ngo urugero nyine iyo ni politike. Tugiye mu mategeko intuza keretse twirwa none M23 batari mu Minembwe nibwo haza amategeko mpuzamahanga areba ahana ibyaha byibasinywe ku muntu na genocide byazamo, ariko kuva harimo twirwaneho na M23 bihinduka intambara. Olivier kandi reka twoye tuzasubira ejo. Urakoze cyane. Nawe urakoze umugoroba mwiza. Reka nshimire n'abari badukurikiye birumvikana hano ku Gaseke k'amakuru official. Nibidukundira tuzatwicara nk'uko nyine tugerageze gufata akanya gato tuganire n'abantu mujye mutanga ibitekerezo muri commentaire namwe mutubwire uko mubyumva n'iki byose. Naho ikindi gihe yakoze cyane rero Olivier Mukwaya ku busesenguzi bwiza kandi bwinshi yaduhaye. Nawe mwakoze gukurikirana ikiganiro, ubwo bisigaye ni comment tukareba mwamubyumva gute muhagaze mute. Naho ikindi gihe nitwa Alphonse Twahirwa, mukore subscribe, mukore like, share ndetse na comment, ubundi naho gutaha. Bye bye. Ko nahoze mbona Kinshasa bagaragaza ko Martin Fayulu na Deris Sanga ngo babamenye imitwe. Nahoze mbona ku mihanda bashyiraho amafoto n'amavideo y'uwo mugabo muri opposition ariho avirirana ngo ntabwo bashaka ko Tshisekedi Chilombo akora ku ibwirizwa shingiro rya Kongo Kinshasa. Ngo ntabwo babishaka pe, ntabwo babishaka. Ubwo rero musanzwe muzi ko iyo tugeze ku ingingo itureba n'ubundi cyangwa se dukunze gushyiramo imbaraga yo muri Kongo Kinshasa, ngo murabizi ko niyambaza cyangwa se nitabaza mukuru wanjye umunyamakuru Mukwaya Olivier, tukagira ibyo twiganirira muri kino gihe. Naza kugeraho ndabona hari ibintu turimo dutunganya, tuze kubabwira imyigaragambyo y'abarwanya ubutegetsi muri Kongo Kinshasa byagenze gute, tuze kubabwira itangazo rya Joseph Kabila Kabange. Ndibwira ko ari ibintu tuza kugarukaho cyangwa se tuza kuganiraho. Reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze birumvikana mu Gaseke k'amakuru official. Aka ni kakanya kacu nyine nahoze mbabwira ko dufata umwanya igihe na Olivier Mukwaya tukaganira ku makuru wari macaracara muri bino bihugu duturanye, ariko cyane cyane twibanda aho amakuru ari. Amakuru muri iyi minsi ari mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Olivier, ndakumva Alphonse. Mwiriwe. Wiriweho? Amakuru tuni meza, turaho rwose, uretse ikibazo cy'izuba ryinshi. Izuba ni Kigali ndabona, ariko ni mu mpeshyi kambye meme. Birumvikana bitewe situation turimo, izuba ntiryabura n'ivumbi byinshi, urabyumva byose birajyanye muri iki gihe. Ubu tuzatuza nko mu kwa 8 kwa 9 gutya. Wewe wegereye Kivu ushatse wajya kuba uryamyemo. Uretse ikibazo uwo mwanya twarawubuze, nkuko uzi ko utavuga mu gihe convention ubona abantu baturutse za Rubavu bahita bajya convention bakifotoza, bakifotoza. Wowe ntujyeyo, natwe nuko tutayo tujya ku Kivu. Olivier, reka wabona utanagiheruka imyaka nk'itatu. Reka se imyaka 3 irashize. Niko se nagira ngo dutangirire Kinshasa.
impamvu ya Kinshasa nahoze uyu munsi ngo hari imyigaragambyo bita ko ngo yari ya sitini imbere y'ibiro bikurukuru bya leta. Ubwo ni ya myigaragambyo nyine abantu bajya kwicara ku biro by'ubutegetsi barigaragambiriza iki? Barimo baramagana ko Perezida Tshisekedi ahindura itegeko nshinga ngo rishobora kuzamwimika akaba umwami wa Kongo. Ikiri inkuru rero ni uko nahoze mbona bagaragaza ko Martin Fayulu ni umwe mu bayoboye abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo Kinshasa wo mu ishyaka SD, ngo yakubiswe. Nahoze mbona amavideo yari arimo acaracara ya ba Steve bagaragaza Fayulu arimo ava amaraso. Olivier, ibyo bintu wabikurikiranye wabimenye? nabibonye se nawe gusa nabonye n'uwo bita Delice Sanga nawe nuko ari kugenda virana amaraso mu maso n'amashati bose baje amashati y'umweru nimba ari sauce tomate bimenaho, ariko Fayulu ntabwo byakunda ko ubonye banamukubise cyane yatakaje equilibre. Ariko bari gukubitwa nande? N'abapolisi. Ese imyigaragambyo idasaba uruhushya ubundi iremewe muri Kongo? Kandi ejo barakoreranye inama na ntuza na guverineri wa Kinshasa, akababwira ko bitemewe ko bayikorera hariya ngo bashaka ahandi hantu bajya. ari nayo mpamvu barabyanze, ni nayo mpamvu mu gitondo babahururije abapolisi benshi, abapolisi bafite n'ibifaru noneho. Reka sinahoze mbona utuvideo abapolisi bagira ngo barimo barwanya ibintu by'ibyihebe nka bya bindi twajyaga twumva kera cyane mu myaka yo hambere kera. Ese hehe bo mu myaka yashize twajyaga twumva ibintu by'ibyihebe mu burasirazuba bwo hirya iyo ngiyo muri Iraq ngo abantu bagiye guhangana n'ibyihebe. Hanyuma ari nibyo twajyaga twumva mu mafilime y'Abanyamerika ngo bagiye guhangana n'ibyihebe, ubaho ibyihebe bindi bisigaye ni bya Boko Haram. Olivier, iyi scenario kuba abarwanya ubutegetsi badashyigikiye ko itegeko nshinga rya Kinshasa rihinduka batangiye kwibasirwa gutya in broad daylight ku manywa rwahanga, ibi bivuze iki kuri politiki ya Kongo, kubiri kuba muri Kongo muri kino gihe? Boye urebye Tshisekedi ibintu ari gukora ni ibintu yahawe go ahead n'Abanyamerika. Iyo umuntu avuze ngo itegeko nshinga nzarihindura kandi byavuye muri Washington, niho byavuye muri ya masezerano ya Washington. Nubwo bari kuvuga ngo arashaka manda, ahubwo ntabwo bakabigaragambiriza manda, wakabaye wibaza ngo nicyo kibazo manda, kwiyongerera manda. We no kuvuga ngo abantu hano biyumva ari guhindura itegeko nshinga azana irya Zaire. Bivuze ngo ikintu bita RDC kiri mu marembera. Ntabwo itegeko nshinga ryo muri 1992 ryambura ubwenegihugu abaturage bose n'amoko yose atari ari kuri Kongo, ku cyaje kwitwa Zaire mbere ya tariki ya mbere zo kwa munani 1885. Aho kantu mise nkumva tumaze n'iminsi tugasesengura. Ubwo rero juste equation ihitizamo abatavuga ati byavuye Washington, abantu batavuga ati automatique nimba byaravuye Washington bure resultat ya mbere buhitivamo, bazahita abantu bareta bavuga ngo twebwe mu twambuye ubwenegihugu. Bahita vote natwe rero bahita badekarara hano Goma ntabwo tukira abanyekongo, ibendera bashwanyaguze intuza ibirango byose byanditse RDC bajugunye. Wibuke ngo ntabwo ari imfubyi, sibyo? Ariko utaragira Olivier, abantu bari kwamagana itegeko nshinga, aba ba Martin Fayulu, ba Delice Sanga, ba Moise Katumbi, bafitiye impuhwe abo bantu hari ugiye gukomozaho? Buri wese ari kurwana n'iki? Abo ngabo mvuga rero mu burasirazuba bo nta kibazo wagira ngo nta n'ikibazo, ahubwo bari mu nyungu. Ntabwo babyamagana. Mu bantu bose barwanya Tshisekedi nibo bonyine ubu ngubu bacecetse kuri ibintu by'itegeko nshinga, birenze kubyivangamo, umenye barabonye bo hari inyungu bazavanamo. None ko imyigaragambyo itangiye kuba violente kuriye,
ni ukuvuga ngo si wari uyu munsi se ntabwo ariko bavuze ngo ni iminsi yose izakomeza, ahubwo nibareba nabi baranabakwitiramo bapfa, ahubwo nibareba nabi. ibi bintu ntibibuze se gutuma ahubwo Tshisekedi abona impamvu yo kuba nayo mu matora atazanaba, kuko avuga ati igihugu kimeze nabi, kuko nkurikije ibyo ndi kubona igihugu cyose gishobora guhinduka kaos, kandi wenda ari byo ashaka wenda nibyo agamije. Ni ukuvuga ngo iryo tegeko urirebye ryirukana abantu bose bashobora kuba bafitanye isano n'abaturanyi bose. Iyo mvuze n'abaturanyi bose, buriya n'abaza Uvira bafitanye isano n'abarundi nabo birabareba, nabo mu kibaya cya Rusizi bavuga ikirundi birareba, sivuze aba bamakengana babisimwe b'abanyarwanda gusa, weya nabo muri Ituri, noneho ugasanga Ituri noneho ibyaho byo ni ibintu byoroheje. Ituri bo noneho bakufite nabo mu bwami bw'Abanyoro, noneho hari ingabo za Uganda hariya ngo ni mu Bahema cyangwa se Abahima bitewe n'uruhande umuntu ahagazeho, ariko ni Abanyoro, nabo mu bwami bw'Abanyoro n'abandandi bo muri Beni na Butembo, abo nabo bari abo mu batangaga amaturo, bari abo mu Bunyoro. Hanyuma bongereho nanone ureba Muhozi yamusabye kuvanaho guverineri, amukuyeho, ariko uretse gato yazanye noneho umwangorofone, buriya twavuga ko John Ruboya Nkashama Major General none Lieutenant General yavuyeho kubera buriya busabe bwa Afande Muhozi. Sasa bohereje undi bazabasha guhuza uvuga icyongereza. Uyu bazanye yize muri za Zimbabwe, yize mu mashuri y'ibyongereza z'icyongereza, avuga icyongereza neza, bamwe we bazabasha guhuza zajye bavugana. Kandi ikindi, Ruboya yavuzwe mu mutwe witwa ntuza uwo bita Kodeko wica Abahema, yavuze ko yawuhaga intwaro. Kodeko ya Coopérative des Agriculteurs harya sinzi Kodeko, sinzi icyo bisobanuye. ni ibintu by'amakoperative biri aho ngaho. None se urabona agenda yaza kwibanda cyane ku biri iki nshasa ku ruhande rumwe mu gice cya mbere. Tubonye Kodeko ni Coopérative pour le Développement de Congo. Ibyo ntabwo ari byo dutinda, wenda dushobora kuza kureba ahandi hantu tubinugikamo hagati aho ntituza kubigeraho. Ahubwo abo banyapolitiki barwanya Tshisekedi barahagurutse, barakubiswe. Hanyuma nitujya kureba ku rundi ruhande, bya biganiro bisabwa na Kiliziya, bisabwa n'abaprotesta, bisabwa n'aya masezerano n'iki byose, bya biganiro bihuza abanyekongo, iki si ikimenyetso cy'uko bidashoboka. Angola niyo bari basabye ko yaza kuyobora, ariko perezida Angola ejo yaramuhakaniye, amubwira yuko jamais ntabwo yabyishoramo, kuko ngo yaramubwiye ngo ndabizi byose ni Washington, ushaka kunshura mu bintu bidafite ibyo gahunda, bifite gahunda yo kurangaza abantu gusa. Umwanya ntawo mfite wo kwirwa ndi mu bintu bitari seriye, ibyo byose ni Washington warabirangije, nawe ibyo ngibyo uzabyiyoborere. Kuko yaramaje kumubwira ngo tugiye gukorera referendum, itegeko nshinga byavuye Washington, kandi ababaje se none Kivu bizagenda gute? Hariya ntabwo harimo mu matora azabera. None se ibyo mwarabyemeje? Ati hariya ntabwo amatora bati ntayo. Nibwo rero wese abahakana batiranye ibintu bya bintu muzamaguri nyinshi, ntabwo nazijyamo, ntabwo nayobora ibiganiro bimeze bityo bitari seriye. Ubwo jiste niba Kivu ntazirimo, ngo ntabwo bazikizibara muri gahunda. Bivuze ngo ubwo ni ibice byigenga, ni ibice biri aho ngaho bitarabona icyo twakwita tugiye mu birana n'amategeko.
mu mategeko nta kintu na kimwe ubu ngubu ngo itegeko nshinga nibwo tuzatangira kontakta ibirebana n'amategeko kuko mu mategeko ubu ngubu turacyabara nk'ibice biri kuri Kongo bitewe n'abaturage ba Kongo higarariwe n'inyeshyamba ariko mu minsi iri imbere muri n'amategeko nibamara kwamburwa ubwenegihugu nibwo tuzabona ibindi bikorwa noneho sasa ibindi bikorwa bifite ibindi bisobanuye tugena amategeko hari iyo bita ntuza mu gihe cya 1993 Montevideo hari ntuza amasezerano yasinyiwe Montevideo muri Irigwe ateganya uburyo ibihugu bishobora kwigenga no kuba rekone ayo mategeko rero yashyizwe icyo gihe ni Convention de Montevideo niyo yagonze ibihugu byinshi bidafite reconnaissance n'imwe ibirengerana mu mategeko harimo nk'izo za Somaliland hanyuma bakajya bagahaguka none se ubona kugira ngo makeya ubanza ubyumve Gisegedi imipango ubonaganamo niyo gutandukanya abaturage akabashyira mu masibo bakomokamo we agasigarana abazahirwa ba nyabo yego aba bafari rimba rumba niyo mpamvu ashaka kuza itegeko rya Zaire bakazitwa Zaire none se uyu munsi ubwo ndacyari mu Minembwe turamutse dukurikije uko ibintu bimeze kugira ngo intambara mu Minembwe izarangire aya matangazo twe kuyumva izi drone twe kuzumva ukwica abanyamurenge yamayire yose afungurwa bashe kugera ku masoko bashe kugera kuri serivisi z'ubuzima ubona bishoboka habura iki kundi twumva ko inyeshyamba zikomeye kandi mu Minembwe zimo zirarwana ziri kumwe na MLDP twirwaneho kuki Minembwe kuhavana ingabo za Kongo byabananiye ariko hari ikintu ngiye bibagirwa Washington igena imbibi hari imbibi za Washington kuzirenga wabonye umunyamerika ni danje ntabwo izo mbibi kuzirenga abyemera imbibi ngubu bashobora kongeraho mu minsi zishoboka ni muri Warikare ariko muri Kivu y'Amajyepfo no mu kibaya babavanyemo none abanyamurenge bazagumya bicwe Washington ivuga iki ku banyamurenge bicwa na uzi Washington umunyamerika icyo abatekereza mutoye ntago ari uko nkuko avuga ahubwo abara yuko ari abaturage bivanze n'abarwanyi kuko we abara ko harwana twirwaneho na M23 barwana n'ingabo za leta hanyuma akakubwira umunyamerika akakubwira ngiye mvugana n'abantu b'i Washington hari n'abajya bamubwira ubw'inane bati buriya abaturage bakabaye kuba barahunze niba imirwano ikubera iwawe muri quartier ntuhunge ubwo nuko nta kibazo biguteye niko abanyamerika bavuga kuko abanyamerika ibi baba babizi kandi baba bakubisamo amacenga menshi wowe urabizi uri ngo ko myaka yawe wabonye byinshi kandi biturutse Washington umunyamerika avuga ko umuntu yirwanaho naho ngo twirwanaho na M23 bari mu Minembwe leta irashaka irasayo rero kugira ngo birukane hagumane yego M23 kwisaba ko ashobora kuzabaho se nka komite international y'abanketeri ku byaha birimo bikorerwa mu Minembwe ubona ishoboka ntago bishoboka ko bikaze ariko buriya ni urugero nyine iyo ni politike tugiye mu mategeko intuza keretse twirwana na M23 batari mu Minembwe nibwo haza amategeko mpuzamahanga areba ahana ibyaha byibasinywe ku muntu na genocide byazamo ariko kuva harimo twirwaneho na M23 bihinduka intambara kandi reka twoye tuzasubira ejo urakoze cyane nawe urakoze umugoroba mwiza
reka nshimire n'abari badukurikiye birumvikana hano ku Gaseke k'Amakuru Official. Nibidukundira tuzatwicara nk'uko nyine tugerageze gufata akanya gato tuganire n'abantu, mujye mutanga ibitekerezo muri commentaire namwe mutubwire uko mubyumva n'iki byose. Naho ikindi gihe yakoze cyane rero Olivier Mukwaya ku busesenguzi bwiza kandi bwinshi yaduhaye. Nawe mwakoze gukurikirana ikiganiro, ubwo bisigaye ni comment tukareba mubyumva gute, muhagaze mute. Naho ikindi gihe nitwa Alphonse Twahirwa, mukore subscribe, mukore like, share ndetse na comment, ubundi naho gutaha. Bye bye. Kuganira n'iki na Kongo sibyo Muri icyo ariko mu by'ukuri urebye bya Washington doha nta kintu kiriyo. Muri ibyo binyamakuru nasomye abategetsi bo mu Suisse ngo nabo bameze nka Olivier, kuko ngo bibaza impamvu ngo iyo bari mu biganiro, iyo nkuru ni kwivuga uze kwishyura, ni bwiza uze kwishyura 500 yisome. Oya nanacamunje yapanya nkayigeraho ariko ngo abategetsi bo mu Suisse baravuga ati ntituzi impamvu Amerika tutangira kuba twicaye ikazana ibintu by'ibipapuro ngo nimusinye ko ari intambwe zatewe. Abantu mutabasha gusoma, igihe nabibasomeye abantu baze kujya mu Gaseke k'Amakuru k'uyu munsi ka 12 muraza kubisangamo. Ngo abasuwisi baravuga bati ubundi kuki Amerika ishaka ko abantu basinye intambwe ntayo tubona, kuki turangiza ibiganiro Amerika ikirukira mu itangazamakuru kandi tubona ko nta kintu twaganiriye. Ubu nayigeze kwibaza amakuru mfite ashobora kuba batarahura direct. Oya ntabwo barahura, bamwe bari mu cyumba kimwe abandi bari mu kindi. Uye bari muri hoteli imwe ahandi mu yindi, bakazajya baza bakabazana draft, urumva bakabazana draft yanditse ibintu murabisinya niki. Oya urabona ibi nibahindura ibi nibi bamara guhuza ku byo bose bumvikanye bakazana ko draft ibi bajyayo yarateguwe n'umunyamerika bakayisinya bagataha. Niho handi basinya ngo urugero ngo kurekura imfungwa. Yego, abantu bahana imfungwa z'intambara z'abasirikare. Ubu ngubu leta ya Kongo ihitirwa mu mutego rero ugoye kurekura abaturage. Iyo Muventura ifite ingabo za FARDC yafashe yirizazirekura, ariko leta ya Kongo nta ngabo za Muventura yafashe. Yisanga ari abaturage b'abasivili igomba kurekura kandi b'abanyekongo n'ubundi. Ukibaza uburyo leta ya Kongo iri gufata umuturage wa Kongo ifite, urumva ifite ikamurekura iramuhande siramuhinye ishyamba. Icyo gihe bayemeje ko icyo gice inyeshyamba zifite ari indi leta ihari. Ubu bishobora kuzashoboka nyuma y'uko bahindura itegeko nshinga, aba bantu bakigumura bakadekara ko batakiri kuri Kongo, bafite ntibazavuga ngo turagiye gutya gusa, bazavuga n'ibyo bifuza. Ibyo bifuza rero nimba bavuga ngo turajya kuri iki gihugu, turaguma turigenga, kwigenga bwo bihita yongera indi myaka nka 25 kugira ngo uzigenge. Ubwo bamera nka Somaliland cyangwa ntara ya Maroc. Oya noneho ni Somaliland ya ntara yitwa ngo Sahara Occidental. Oui. Iriyo iva kuri muri za 60. Urumva ubaye nka Somaliland yashinzwe muri 1991, imaze imyaka 35 itemerwa, diplome zayo ntizemewe, nta muntu wizeyo nta hantu yakora, amafaranga yayo ntiwamenya ngo avunja ate n'ayahandi. Ahubwo se wa mugani hakuryaho abantu biga i Goma iyo barangije kwiga diplome bazihabwa nande? Ubu Kinshasa bazikoraga, ariko kuri iyi nshuro biragoye cyane nko kuri Universite ya Goma ya leta, kuko inigome biravugwa yuko itazigera kuko Muventura yakuyeho umuyobozi wa kaminuza. Biravuga ko umuntu uza diplome za ngo zishobora kuzabaniriza uyu mwaka. Imishahara bahembwa iva he? Abakozi ba kaminuza, abanyeshuri ntibicyo za Minerval se
aho se ko nawe wize wabonye minerivare abanyeshuri bishyura yahemba abarimu n'ubuzima bw'ishuri bugakomeza umwaka ugashira. ariko ubu nose amashuri muri Kongo ntiyiga diplome zikaboneka. Ziraza ubwo ibiganiro bihagaze abantu baraza gushaka ukuntu begura imbunda kugira ngo nibura bavuga uri mu butegetsi bwumva. oya ibihihe bihagarara ibyo bya Doha se ibi byo mu ibyaduha n'undi nibyo byo mu Busuwisi urumva byahagaze kubera ko ibyo ntacyo bitwaye. urumva ari guhindura itegeko nshinga rizambura ubwenegihugu biturutse i Washington, none nawe uri kuzana ibyo bintu ngo bibihagaze bazegura imbunda barwane kandi Washington yarababannye batemerewe kujya gufata ahandi hantu. ese muri iki gihe cya Ebola nko muri iyi minsi ya Ebola imibare y'abanduye muri Kongo itangazwa na Kinshasa, ibice by'inyeshyamba nazo bitangazwa bite? Inyeshyamba zifite urubuga zitangarizaho ko bashyizeho na komite de riposte kuri na Dr Kaniki na leta hatangaza minisitiri w'ubuzima agahereza imibare moya akatangaza. ariko imibare ntihura n'iya OMS nanone. urumva harimo zagara nyinshi cyane. Bamuya yaberekana imibare bakagabanya bakazamura uko bashatse. ariko maze ntabwo ko abantu nk'abantu barwanye bakiruka bita nk'abantu bakura ruje bakishingurira umuntu wabo ko bamushaka bisanzwe, ubu ntibahita bandura cyane. nk'abantu baza bagatera ejo turi bagiye gutwika ibitaro baje gusura abarwayi babo barwaye ba Ebola bararwana barazana na isansi bashaka kwishumika babangiye ko basuhuza abarwayi babo. ariko byose biterwa ko bavuga ngo Ebola ni indwara y'imfaburikano. Ebola irahari. Olivier, reka tujye muri Kivu y'Amajyepfo. muri iyi minsi intambara isa n'iyimukiye mu Minembwe. kubera iki tubona ukurasana gusa no kwerekeje mu Minembwe muri kino gihe? nuko imirwano ntabwo yerekeza itazigera ihagarika amaregere ibyo yasinye. ubu ngubu yemereye anishubije Goma, Washington imwemerera no kwisubiza Goma na Bukavu yabibashije. ubwo rero yari yohereje abasirikare abagerayo hariya ariko barahashiriye kimwe n'abarundi barahashiriye cyane. ariko nawe utangiye kuzana verisiyo nyinshi ku ngingo imwe. Tshisekedi mu gihe yagira imbaraga yemerewe kwirukana inyeshyamba akisubiza ubutaka bwose. none yarasinye ko hagiye ariko yemerewe kurwana. ashaka kuhagarura akazahava akayamanika burundu ariko byanze